ndi umuyobozi wungirije ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri ku kigo cya GS Munyana ndetse n'isi. Abana bamaze kutuganiriza ku iyihe nsanganyamatsiko? Cyashize twarayiganirijwe cyane imibare imivugo indirimbo kandi byabaye byiza cyane sibyo? Uyu munsi rero mwebwe twabarebyeho tugiye noneho kureba nanone umwari w'umubyeyi. Umubyeyi ufite ushoboye kandi ushobotse. ibyasabwa akabimugezaho kandi akamukurikira kugira ngo arebe ko ari ibintu bari kumwe. Aho yaba umubyeyi ushobotse ushoboye babwiye ko ari umubyeyi wita ku muryango we, umubyeyi ushobora gufata inshingano ku mwana akamenya icyo umwana akeneye. Naho umubyeyi ushobotse uko bigaragara umubyeyi ushobotse ni wa muntu ushobora kumva inama. Ashobora kuba yenda adafite ubushobozi buhagije ariko inama umugiriye cyangwa se inama yumvishe akayishyira mu bikorwa. Ibyo adashoboye akagisha inama agasaba ubufasha kugira ngo bya bindi ari gusabwa arebe uburyo ki byashyirwa mu bikorwa. Nuko numva umubyeyi ushobotse ameze, ntabwo ari wa wundi ubwirwa ngo nawe yiterere hejuru azana ibibazo, ahubwo ni umuntu ushaka ibisubizo kugira ngo ashake ibibazo. abana ababyeyi bacu se umwana ntibashoboye? Mwumvise ko bashoboye? Mwumvise ko bashoboye? Ngo reka tubashimire muri rusange. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere wenda tugomba kwishimira iyo wabaye umubyeyi tugomba kwiyumva yuko ushoboye. Iyo wabyaye ugomba kwiyumva ko wagiye kugize ute ushoboye. Urashoboye kuko wabyaye. Ese nyuma yo kubona wenda hari imbuto washyize ku isi tugiye kureba ko noneho ushobotse. Iyo mbuto washyize ku isi uyimariye iki? Imbuto ni umwana dufite hano nawe tugomba gutegura kugira ngo uzamugere iminsi iza. Ese aba bana dufite hano ngareka bihuze n'inshingano zanjye, inshingano zo gukurikirana imyitwarire y'abana. Urumva kugira ngo umwana ku ishuri atsinde hari uruhare rwe bwite, uruhare rwa mwarimu, uruhare rw'umubyeyi. Iyo umwana ageze hano ku ishuri akaba uruhare rwa mwarimu ndetse n'uburyo bwite bugakoreshwa, ariko yagera mu
nuko babikozeho cyane bakatwereka ko basobanutse, ariko kugira ngo basobanuke cyane babe babana bashoboye, twe nk'ababyeyi hari ibyo leta iduha, ariko nk'umubyeyi hari ibyo agomba kwitonda kugira ngo bya bindi leta iduha umwana nawe bimugirire akamaro. Hari aratubwiye ngo bagura ibikoresho by'ishuri, hari kenshi tubona nk'umwana waje ku ishuri nta kaye afite, nta karamu afite. Mubyeyi urumva uwo mwana atazashobora binyuze hehe? Azashobora umwana azashobora? Ntabwo azashobora, kuko kugira ngo mwarimu amuhinduremo umuntu ushoboye ni uko azaza ku ishuri nibura afite ibikoresho by'ishuri bisaba. Muhereza amakaramu bagusabye, umuha amakayi, azana ku ishuri umwarimu amufashe. Ibintu byinshi ntabwo ari imibare, ntabwo ari ikinyarwanda, ntabwo ari icyongereza gusa, nk'uko padiri yabivuga bitubwira. Ku ishuri bigira n'ikinyabupfura. Umwana we naza ku ishuri afite ibyangombwa, mwarimu azamufasha kuko bazamwigana neza, bamucoze n'ikinyabupfura, nagera no mu rugo ubone ko umwana wawe yihariye. Cya kinyabupfura rero yakoreye ku ishuri ndetse n'icyo mu rugo uzamubonana, ni nacyo cyica kikamufasha muri ya masomo ye, akabasha kugira ute, akabasha gutsinda. Abakunda abana leta yarabyoroheje, amafaranga twakwita ayo kurya ku ishuri kw'abana, uharatuye ugereranyije bitoya cyane, kuko wasaba 975. Ugasanga umwana atangiye igihembwe kigiye kurangira umwana atarayatwara. Mubyeyi wongere tubigarukeho, kugira ntabwo ushaka ko umwana wawe ashobora, kuko mwarimu avuze ngo abatanze amafaranga ni bande, ukabona abana barahanitse, basigaye bameze bakiriya kuriya nabo tuba turi kubashimenya. Ndetse rero guca abana bacu intege, twumve ko twashoboye, kubera ko twabyaye, tumenyere n'abana bacu ibyo bakeneye ku ishuri. Niyo mpamvu rero uyu munsi twaje hano turabashimiye cyane, ndabona